guhozwa, wasezeranije abaremerewe bose kuruhurwa, wasezeranije kutazigera udusiga twenyine, kandi uri Imana y'amasezerano. Ibyo uvuga urabikora, utandukanye natwe abana b'abantu. Tujya dusezeranya ntidusohoze, tukagambirira Mwami ntibidukundire, twabishaka nabwo rimwe na rimwe tukabura imbaraga, cyangwa se Mwami bikanadushiramo. Ariko uri Imana yihariye, uri Imana irenze uko tuyivuga, uri Imana ifite urukundo rurenze uko turuzi, uri umugira neza, uri umunyembabazi. Mwami biraturyohera kugaruka aho uri. Mwami ntago bidutera isoni kugaruka kukubwira ngo nibyo twagambiriye ntitwabishoboye, ntago tugira isoni zo kugaruka kukubwira ngo twari tuzi ko twagize imbaraga ariko twongeye turacogora, ntago tugira isoni zo kongera kukwereka amarira yacu tugeze imbere y'abantu, turihanagura tukisiga tukitunganya, ariko imbere yawe tuza nk'uko turi Mwami w'abami. Reka rero unezererwe iki gitambo cya mu gitondo, wakire buri muntu wese wafashe umwanya wo kuza imbere yawe Mwami w'abami. Ndagushimira kumwakira uko ari, mu ntege nke ze ugasukamwo imbaraga zawe, mu mashimwe ye ukongeramo ibindi, aho gusaba imbaraga ukazitanga. Urabishoboye Uwiteka Mana Nyiringabo, ntubishoboye gusa uranabikunze kandi uranabishaka. Uri imbaraga muri uru rugendo, ni wowe udufata akaboko iyo dusitaye, ndetse ijambo ryawe rirambwira ngo umukiranutsi nubwo yagwa karindwi yakongera akabyuka. Uwiteka Mana Nyiringabo, utanga imbaraga zibyutsa abantu bagakomeza urugendo, ugarura abayobye ukabagarura mu nzira y'ukuri. Ujya Mwami uhembura ubugingo bwisabiraga gupfa, ugigarura ibyiringiro mu buzima bubutakaje. Mwami ntago dufite isoni zo kuza iwawe, uri umunezero wacu, uri imbaraga zacu. Uwiteka we, niyo tutabasha kuvuga amagambo, kuniha k'umutima kubaye kwinshi, amaganya y'umutima abaye menshi, ibyo nabyo uzi kubisoma ukabisobanukirwa. Iki gitondo Mwami reka unezererwe igitambo tugutuye. Imitima yacu iragushaka, imitima yacu yizeye imbaraga zivuye kuri wowe, imitima yacu yizeye ubutabazi buturuka kuri wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo, turifuza cyane ubuntu bwawe ku buzima bwacu, turifuza kubaho kwawe muri twebwe. Ni wowe dushaka, ahandi hose ni umusenyi, ahandi hose nta mbaraga zidutabara, ahandi hose birama akanya gatoya, bikamara akanya gatoya, ariko muri wowe harimo imbaraga zerekeza umuntu mu rugendo akazagera iyo ajya amahoro. Muri wowe harimo imbaraga zikomeza umugenzi ikamukomereza amaboko yaratentebutse. Muri wowe turashobora bigakunda. Niyo mpamvu Mwami tutarambirwa kuza ahuri. Twarakubonye mu minsi yatambutse, twarakubonye mu myaka yatambutse, twarakubonye mu bihe byatambutse. Ibyo bidutera kwiringira neza ko na n'uyu munsi tuzongera tukakubona. Bidutera Mwami guza imbere yawe dufite ubushizi bw'amanga ko turi bakure gutabarwa. Uwiteka we, ubutabazi bwawe bujya butandukana n'ubwo twari twiteze, ariko hari imbaraga tubonera mu bihe dutindanye nawe, hari guhanagurwa amarira ku maso mu bihe tubonera imbere yawe Mwami w'abami. Hari impinduka, hari imbaraga, hari ibyo twakira, hari uguhembuka kw'imyuka yacu tugasubizwa mu imbaraga tugakomeza mu rugendo. Hari ibyo kurya byo mu mwuka bidutunga bigakunda. Uwiteka Mana Nyiringabo, turabahamya b'ineza yawe. Imyaka yose tumaze tugendana nawe, turabahamya b'urukundo rwawe, turabahamya b'ubwizerwe bwawe, turabahamya yuko uri fideli, utajya usiga abo wahamagaye, utajya usiga abo watoranyije. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waduhaye Kristo, hari icyo watwimana nawe, waduhaye iby'agaciro, wambabariye bya byaha byinshi bitari kwihanganirwa n'umuntu n'umwe. Mwami urwo rugendo watangiye muri twebwe ntabwo wifuza kurucira hagati, urifuza gukomezanya natwe kuzageza mu bugingo buhoraho. Ahataba umubabaro, ahataba amarira, ahataba kuganya, ntiwifuza ko twagarukira bugufi Mwami w'abami. Mwami twashyizeho iki gicaniro, twongera tugusaba imbaraga ku bahungu bawe n'abakobwa bawe batentebutse, baruhijwe n'ibihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo wongere ubabyutse, kugira ngo wongere ubakomeze, kugira ngo wongere ubegure, wongere ubahe ku mazi y'ubugingo, bongere bahembuke bakomeza urugendo. Abaguye umwuma, abahugishijwe n'uburwayi, abahugishijwe n'ubukene, abahugishijwe n'inzangano z'abantu, abahugishijwe no guhemukirwa, kugira ngo wongere ubabyutse, wongere ubereke ubudahemuka bwawe, wongere ubereke ubwizerwe bwawe, wongere ubabwire ko utandukanye natwe abantu, wongere ubabwire iby'urukundo rwawe, urukundo rukeya rw'abantu rwatumye bibwira yuko nawe utabakunda, rwatumye bibwira yuko nawe utabitayeho. Ariko Mwami turimo turakuzamurira amaboko tuguhamagara kugira ngo umanuke wongere wegure ubwo bugingo, wegure ubwo buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, maze ubambike imbaraga, maze ubakomeze mu rugendo. Uwiteka Mana Nyiringabo, harimo abatabasha no gusinzira, basinzirizwa n'imiti, harimo ababaye umubiri wose, bababaye mu mutima, bababaye mu mubiri, ariko ufite imbaraga zo kubakiza, ufite imbaraga zo kubegura, ufite imbaraga zo kubatabara. Urabishoboye Mwami w'abami, tuzi imbere yawe Mwami tudafite ubwoba, tutazi neza ko utari budukoze isoni. Ngo abakwiringiye Uwiteka Mana Nyiringabo, ntiwemera ko bakorwa n'isoni.
mwami twongeye no kugusaba imbabazi aho twashyize ibyiringiro byacu mu bintu bidashinga, mu bintu bimeze nk'umusenyi. Twongeye kugusaba imbabazi aho twashyize ibyiringiro byacu mu bantu, tugashyira ibyiringiro byacu mu byo dutunze, tugashyira ibyiringiro byacu mu byiza wadutije, tugashyira ibyiringiro byacu muri circumstances zihita zirangira, twazibona ziryoheye umubiri, twazibona ziryoheye amarangamutima, tukumva ibyiringiro byacu tubishyizaho, tukumva umunezero wacu naho ngaho, twazamuka mwami, twagirirwa asikisi hano ku isi, twagira amahirwe yo gutera imbere, ibyiringiro byacu tukabishyiraho ngaho. Mwami turagarutse muri iki gitondo tukubwira ngo niwe byiringiro byacu, ni wowe mbaraga zacu. Reka ikintu cyose twigeze twerekezaho umutima kitari wowe uyu mwanya kiburire imbere yawe, kiburire n'imbere yacu, maze ibyiringiro byacu bigume muri wowe. Ukwiringira mwami ntabwo akozwa n'isoni, ntabwo ananirwa, ntabwo acogora. Ijambo ryawe rimbwira neza ngo abasore batoya, abasore b'ingimbi ngo bazagenda baruhe, ariko biringira Uwiteka ngo bazasubizwamo intege, bazatumbagira mu kirere, bazagurukisha amababa nk'ibizu, bazaba hejuru y'imiyaga, bazaba hejuru y'imiraba, bazagira imbaraga kandi bazagenda bagwiza imbaraga uko bicuma mu rugendo, uko bigira imbere bagenda bagwiza imbaraga. Mwami turakwinginze kugira ngo ibyiringiro byacu muri aya masengesho bigaruke kuri wowe. Erega izo si ingamba umuntu afata, si amagambo umuntu yibwira, n'ibintu wubaka mu mutima wacu bigakunda, umuntu akaba atagikururwa n'ibi, imitima yacu ikiharirwa nawe. Ibyo nibyo tugusaba Uwiteka Mana Nyiringabo. Twakubwira byinshi byuzuye imitima yacu, ariko uratuzi. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaze, n'abankunda ntibaramenya umubare w'imisatsi yanjye, n'abana beza nabyaye ntibarayimenya, n'umugabo nashatse ntarayimenya, ariko wowe uzi imisatsi yo ku mitwe yacu, n'ababyeyi bakunda ababebe babo ntibayizi, ariko wowe witaye kuri detaye zigize ubuzima bwacu, ngo watumenye tutarabisoro mu nda z'aba mama. Buri gufwa ryose ryateranyijwe, buri serire yose yegeranyijwe n'iyindi urayizi, personalite zacu urazizi, na bya bindi twebwe twirebaho tukabyanga urabizi. Umaze kutureba wara twitegereje usanga turaboneye, usanga turi beza. Ndasaba ngo ibyo byiringiro bigaruke mu mutima w'umuntu wabitsakaje, yongera amenye neza kumuzi, yongera amenye neza kumwitayeho, yongera amenye neza yo kumufite mu kiganza cyawe, kandi ko nta muntu n'umwe wabasha kumuvuvunuramo. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Papa, urakoze inshuti nziza. Mwuka wera gwirira mu buzima bwacu. Kristo yaravuze muri Yohana ngo uwo mwuka w'ukuri, uwo muhoza ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Uwo ni umwihariko wari muri Kristo Yesu. Reka bimubere umugabane we uyu munsi. Urugendo ntiyarushobora wenyine, ntabwo yarushobora wenyine, n'urwo rugo ntiyarwubaka wenyine. Mwami turimo turakuzamurira ingo, ntabwo yabishobora wenyine, ariko Mwuka wera amufasha mwiza, wamushoboza akaryoherwa n'urugendo, akaryoherwa n'ubuzima, agahemburwa igitondo n'umugoroba, akajya atamenya aho imbaraga zivuye, maze ukamukomeza, urakoze Papa. Icyubahiro cyose ni icyawe, gukomera n'ubutware ni ibyawe, nta wundi wo gushimwa umeze nkawe. Urakoze kutajya utwumvira ubusa, ndetse kutajya uduhamagarira ubusa. Abantu bose bimfura, abantu basohoza ibyo bavuga, iyo bahamagaye abantu baba bahamagariye impamvu, baba bafite icyo bababwira kandi gifite ishingiro. Nankaswe wowe, umuremyi w'ijuru n'isi, umunyarukundo ruhebuje. Urakoze ku murimo mwiza uri gukora muri twebwe. Urakoze ku nyota wateje abahungu bawe n'abakobwa bawe gusenga. Urakoze ku bahaye imbaraga batabiherukaga. Urakoze ku washoboje. Cyubahiro cyose no gukomera nibikugarukire. Urakoze Papa.